gusambana rero ni icyaha cya 11 ariko gifite amashami ku buryo tuzatangira kuri 23 tugiye gukomeza ikindi cyaha. Ahangaha icyaha cy'ubusambanyi kirava ku 11 kigere kuri 22. ni ukuvuga ngo icyaha cy'ubusambanyi gifite ibyaha 11. ni ukuvuga ngo icyo cyaha ni icyaha gifite amashami menshi kurusha ibyaha byose. Ishami rya mbere ni ishami ryo kwifuza. ni ukuvuga ngo ahangaha umusambanyi n'uwifuza umugore wa mugenzi we barahwanye. ubwo rero ishami rya mbere ni ukwifuza. Imana rero ireba ikiremerwa ku mutima, ntabwo ireba igikorerwa inyuma gusa, ahubwo bya bindi watekereje ku mutima ukabirema mu bitekerezo ukabyiyubakamo, tayari Imana irabibona iri mu ijuru ikavuga kuri a muntu yarangije gukora igikorwa nyamukuru. 12 ni ugusambana nyakuri. None icya 13 bacita guheheta. Abantu benshi bitwaza kuba abasiribateri akavuga ati nta kundi nari kubigenza. Abandi bakitwaza ko ari abapfakazi. Umupfakazi usambana atagira umugabo babyita guheheta, ariko nabyo birahanirwa. Icya 14 ahangaha kitubwira inzira y'ubutinganyi. Hariho kwikinisha bita masturbation. Nuba ngo autosexuel, nuba ngo umuntu ubwe akitekerezaho akigirira rubwe, babyita kwikinisha, nabyo birahanirwa n'Imana. 16 ni sodomi, nukuvuga ngo nuguhindura umwanya wagenewe iby'Imana yabiremeye. nuba ngo isodomu ntabwo barongoraga abakobwa ngo noneho bakorana imibonano nk'uko Imana yabiteguye, ahubwo bahinduraga imibiri yabo karemano bakayihushanya n'iby'Imana yaremewe. nuba ngo isodomi birimo ibice bibiri. Sodomi nuba ngo bamwe nukuryamana basambana ariko bagasambanya bagenzi babo mu kibuno, bisobanura ngo niyo bita sodomi, nuguhusha intego y'Imana yaremye. Icyaha cyitwa bestialite cyanditswe mu Abalewi 18:21 kugeza ku 23. Bestialite nuba ngo n'abantu bararikira amatungo. Hakaba noneho n'icyaha cyitwa pedofili. Pedofili bituruka mu nzira yitwa aberration sexuelle. Abantu bakagira ubuyobe mu mibonano yabo mpuzabitsina, bikagera igihe abagabo bandura mu bitekerezo bakararikira abana kandi bafite abo bangana nabo. Bari abagabo bararikira abana bikomoka ku ndwara yitwa pedofili, insemination artificielle. bibaryari iyo umugore akora mu kindi gihugu n'umugabo akora mu kindi gihugu ariko bagashaka gukomeza urubyaro, icyo gihe bahererekanya intanga zabo. Umugabo ukora mu Bubiligi afite umugore ukora mu Rwanda, icyo gihe rero akamwoherereza intanga. Ibi ngibi ntabwo byemewe imbere y'amaso y'Uwiteka. Aho byemerwa ni igihe umugabo yaba afite uburwayi akaba atashobora gutera inda. Nuvuga ngo afite uburwayi bwatuma adashobora gutera inda, noneho rero icyo gihe abaganga babimufashamo bagakora ikintu cyitwa shiririje, bakamubaga. Operasiyo ituma bapreleva intanga z'umugabo, bo bonyine bakazitwerera umugore. Icyo gihe agasama atari gusama iyo aryamana n'umugabo we, abaganga bakabimufashamo. Icyo ngicyo Imana iracemera. Ahangaha rero icyaha cya 20 ni umugabo wundi ngo atera inda umugore wundi ku bwumvikane bw'imiryango. ni ukuvuga ngo umugore arabyara, umugabo ntabyara. Wa mugabo akagenda kumvikana n'undi mugabo, wa mugabo akaza kumuterera umugore inda, umugore abizi n'umugabo abizi babyumvikanyeho. icyo naco ni icyaha c'ubusambanyi. 21 ni ukugura intanga z'undi mugabo. Hari ahantu mu bihugu byateye imbere by'abazungu rero baje bapurereva intanga z'abagabo bakazibika, bakandikaho amazina yabo, bakazishyira muri za flako. Icyo gihe umugore n'umugabo babifuza umwana bakajyaho bafite amafaranga, noneho bakabereka amafoto y'aba bantu ari ku macupa arimo intanga zabo. Aho ngaho rero ni icyaha c'ubusambanyi. 22 rero ahangaha bita kumena hasi. ubwo ni icyaha cya 12 ku busambanyi, kikaba icyaha cya 22 mu rutonde rw'ibyaha byose. Kiriya cyaha cyo kumena hasi
ntabwo Imana ikishimira. Abantu benshi bagikoresha mu gihe cyo kuboneza urubyaro cyangwa se kuringaniza urubyaro cyangwa se kugabanya urubyaro. Iyo ari ukuboneza urubyaro baragikoresha mu buyobe, iyo ari ukuringaniza urubyaro baragikoresha ariko mu buyobe. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kumeze neza. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Imana ibaho umugisha, ni gusenga everyday, ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, ariko nubwo no gusenga uzanesha. Kadushimire inshuti zacu za gusenga everyday mubana natwe ku manone n'ijoro. Reka dushimire umuntu uzusharinga cyangwa uzukora partage cyangwa ufata ibiganiro byacu akabisunikira inshuti yiwe, tukubwira ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire cyane abantu muza mudushikira tubabwira ngo Imana ibahe umugisha, abadusengera, abatugira inama tubabwira ngo Imana ibahe umugisha cyane. Kuri gusenga everyday rero wahabona inyigisho udashobora kubona ahandi hantu, ntabwo ari bikavyo, nta no kwivuga ibigwi. Kuri gusenga everyday wahabona inyigisho udashobora kubona ahandi. Ushobora kuba wifuza igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, nta handi wakibona. Bakora kuri gusenga everyday kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 22 biri kuri gusenga everyday. Ushaka kumenya inyigisho za doctrine wazisanga kuri gusenga everyday, ni inyigisho shingiro. Ukeneye kumenya inyigisho zitandukanye z'ijambo ry'Imana wazisanga kuri gusenga everyday. Kuri gusenga everyday tuzana abakozi b'Imana batandukanye. Reka rero tugushimiye tukubwira ngo bana natwe, nubana natwe ukomeze ubana natwe, uzunguka ibintu byinshi cyane, uzunguka mu by'Imana, uzakura mu gakiza. N'umukeneye gukura mu gakiza, niba ufite inshuti yawe ikeneye gukura mu gakiza, yibwire isura gusenga kandi rero tugushishikariza. Ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri tukubwira ngo kanda subscribe cyangwa ukore sabone kugira ngo uzazobone ibiganiro byacu bitatugoye. Imana ari kuwumugisha rero. Reka abari mu Rwanda tubabwire ngo Imana ibaho umugisha mu bana natwe ku manona n'ijoro. Reka abari mu Burundi tubabwire ngo amahoro amahoro amahoro, turabayambiriye. Abari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge muri ngaha muri Afrika tubabwira ngo Imana ibaho umugisha kubana natwe ku manwa n'ijoro. Abari muri Amerika turabasuhuje, Imana ibaho umugisha. Abari muri Aziya, Imana ibaho umugisha mutwumva. Abari muri Australia mutwumva, Imana ibahe umugisha. Abari mu Burayi tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Cyane inshuti zacu ziri mu Birigi tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Abari muri Sweden tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Abari mu Faransa mudukurikirana, Imana ibahe umugisha. Nkuko mubona kuri kamera ya gusenga ibi turi kumwe na Dr. Pasteur Mpazi Ibireguraho. Dr. Shalom shalom. Imana iguhe umugisha Pasteur. Watangira usenga Imana nkuko channel yacu yitwa gusenga buri munsi. Imana turagushimiye, turaguhimbaje ugize neza uyu mwanya mwiza wo gusangiza bene data batwumva ijambo ryawe. Utugirire neza kandi ubane natwe, icubahiro cyawe kiganze kugira ngo ijambo ryawe ribashe kwemeza imitima y'ababyumva, kandi abakwizeye bakomezwe naryo, abatarakwizera bahindurwe nabyo, kugira ngo bakugane bitirirwe izina ryawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Tugeze ku cyaha cya 11. Twaganiriye ku cyaha cy'ubugambanyi, tuganira ku cyaha cya 10, ariko tuvuga ko ubutaha tuzaganira ku cyaha cya 11 nicyo cyitwa ubusambanyi. Turebye mu byaha bijyanye n'amategeko mu Kuva ibice 20 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 17, hari urutonde rw'ibyaha bijyanye n'amategeko 10 Uwiteka Imana yabwiriye Abisirayeli na Mose ku musozi Sinayi. Itegeko rero rya 7 rivuga ngo ntugasambane, hariya rikurikirwa n'irwa ngo ntukibe, hariya ntugashinje mugenzi wawe inyoma, ariko hariya ku cya 10 havuga ngo ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Haravuga ngo ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, ni icyaha gifatanye na haravuga ngo ntugasambane. Gusambana rero ni icyaha cya 11, ariko gifite amashami ku buryo tuzatangira kuri 23 tugiye gukomeza ikindi cyaha. Ahangaha icyaha cy'ubusambanyi kirava ku 11 kigere kuri 22. Ni ukuvuga ngo icyaha cy'ubusambanyi gifite ibyaha 11.
nuvuga ngo icyo cyaha ni icyaha gifite amashami menshi kurusha ibyaha byose. Kandi noneho rero kuko cyanditswe mu byaha bigendana n'amategeko 10 hariya itegeko ryaho rya 7 ngo ntugasambane, ntukibe, ntugashinje mugenzi wawe inyoma, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe. Kuri 14 havuga ngo ntugasambane, hahwanye na haro kuvuga ngo ntukifuze umugore wa mugenzi wawe. Ubwo rero icyacu ubusambanyi gifite amashami 12 ku buryo tuzakomeza ubutaha kuri 23 kugira ngo dutangire ku 11. Ahangaha ubusambanyi 11, ishami rya mbere ni ishami ryo kwifuza. Ubusambanyi bwa mbere ni ukwifuza. Hari ijambo ry'Imana muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 27 haravuga ngo mwumvise ko byavuze ngo ntugasambane, ariko nge ndavuze ngo ni ijambo Yesu Kristo yavuze, umuntu wese uzitegereza umugore wa mugenzi we akamurema mu bitekerezo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tayari azaba yarangije gusambana nawe, azandikwa ku basambanyi ku rutonde rw'abazabihanirwa mu bwami bw'iteka. Nuvuga ngo ahangaha umusambanyi n'uwifuza umugore wa mugenzi we barahwanye. Ubwo rero ishami rya mbere ni ukwifuza. Matayo 5:27 bavuga ngo ntabwo hasambana babonanye gusa, ahubwo nawifuje atari kumwe nawe akamurema mu bitekerezo, tayari yiswe izina ry'ubusambanyi kuko yarangije kumwambika ubusa mu bitekerezo bye. Imana rero ireba ikiremerwa ku mutima, ntabwo ireba igikorerwa inyuma gusa, ahubwo bya bindi watekereje ku mutima ukabirema mu bitekerezo ukabyiyubakamo, tayari Imana irabibona iri mu ijuru ikavuga kuri a muntu yarangije gukora igikorwa nyamukuru. Ishami rya kabiri nuvuga ngo 11 ni ukwifuza umugore wa mugenzi wawe, 12 ni ugusambana nyakuri, umuntu agaca inyuma y'uwo bashakanye. Hari ijambo ry'Imana ritubwira mu itangiriro igice cya 35 umurongo wa 22 havuga ukuntu Biruha yari umugore wa Yakobo, ariko Biruha agaca inyuma ya Yakobo agasambana na Rubeni umuhungu w'imfura wa Yakobo. Hari ababyita ubusambanyi kuko ari adultère. Nuvuga ngo Biruha yari afite umugabo we, ntacyo tutazi ni Rubeni, ariko nawe yaciye inyuma uwo bashakanye asanga Biruha. Icyo ngicyo cyitwa ubusambanyi. Ubusambanyi nyakuri ni uguca inyuma y'uwo mwashakanye, yaba umugore agaca inyuma y'umugabo bashakanye, yaba umugabo agaca inyuma y'umugore bashakanye, babyita ubusambanyi, nibyo bita adultère. Ni icya 12. None icya 13 bacita guheheta. Abantu benshi bitwaza kuba abasiribatera akavuga ati nta kundi nari kubigenza. Abandi bakitwaza ko ari abapfakazi. Umupfakazi usambana atagira umugabo babyita guheheta, ariko nabyo birahanirwa. Hariya mu Baheburayo ibice 13 umurongo waho wa 4 haravuga ngo kurongorana kw'abashakanye kubahwe na bose, kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abasambanyi n'abahehesi bose Imana izabaciraho iteka. Nuvuga ngo yaba umusambanyi azahanwa, yaba umuhehesi azahanwa. Ntaco kwireguza ngo umuntu yasambanye kubera atagira umugore, ntaco kwireguza ngo avuge ngo umuntu yasambanye kubera atagira umugabo, ahubwo icyo kintu bita prostitution, bita guheheta, bita gusambana ari uko utagira undi mwashakanye, ariko nabyo ni icaha, birahanirwa n'Imana. Noneho rero abasambanye n'abahehesi bahanwa kimwe. Hariya mu Bakorinto wa mbere ibice 6 umurongo wa 9 haravuga ngo ntimwishuke abasambanyi, abasenga ibishushanyo, abahehesi, abatinganyi, abo bose ntabwo bazaragwa ubwami bw'Imana. Niryo jambo rivuga icyaha cya 13 risobanura ngo abahehesi. Abahehesi ni babandi basambana batagira abagore, cyangwa bagasambana batagira abagabo, cyangwa bagasambana n'abapfakazi. Abo bose bari muri kategori y'abahehesi. Ni icyaha cya 13. Icya 14 ahangaha kitubwira inzira y'ubutinganyi. Inzira y'ubutinganyi rero usomye ku Abalewi ibice 18 ku murongo wa 21 kugeza kuri 23 hatubwira ikintu cyitwa ubutinganyi, ari yo homosexualité. Abagabo, umugabo utinga undi babyita homosexualité. Nuvuga ngo abagabo baryamana ni homosexualité. Ico ni a yaco.
homosexualite rero hariya mubare w'18 21 kugeza 23 abagabo baryambana bakoze ikintu cyitwa ubusambanyi ariko byitwa homosexualite kirahanirwa n'Imana nta kwihangana nta nico kwireguza ahangaha rero homosexualite irahanirwa ariko iyo ari abagore babiri bakoze ikintu cyitwa gutingana babyita lesbianisme nuko ikinyarwanda gifite amagambo make ariko ijambo ry'Imana tubiye ikintu cyitwa lesbianisme ni abagore batinganye umugore ku wundi umugore agatingana na mugenzi we babyita lesbianisme ubwo nubusambanyi bwa 14 ni icyaha cya 14 cyitwa ubusambanyi bwa homosexualite 20 noneho na 5 hariho kwikinisha bita masturbation nuba ngo autosexuel nuba ngo umuntu ubwe akitekerezaho akigirira rubwe babyita kwikinisha nabyo birahanirwa n'Imana nibitihanganirwa masturbation mu gifaransa ntabwo byihanganirwa nubwo abantu bashobora kina nabyo babyita wenda kwari icyaha gito ariko si icyaha gito ahubwo ni icyaha gikomeye cyitwa masturbation ubwo ni 25 byita kwikinisha 26 usomye itangiriro 19 hariya ibyaha byakorerwa gisodomu babyitaga sodomi icyaha cya 26 ni sodomi naco ni ubusambanyi bwa sodomi ni ukuvuga ngo ni uguhindura umwanya wagenewe iby'Imana yabiremeye nuvuga ngo isodomu ntabwo barongoraga abakobwa ngo noneho bakorana imibonano nk'uko Imana yabiteguye ahubwo bahinduraga imibiri yabo karemano bakayihushanya n'iby'Imana yaremewe nuvuga ngo isodomi birimo ibice bibiri sodomi nuvuga ngo bamwe ni ukuryamana basambana ariko bagasambanya bagenzi babo mu kibuno bisobanura ngo niyo bita sodomi nuguhusha intego y'Imana yaremye hariya rero sodomi ishobora gukorerwa no mu kanwa hari abita relation bicale hari relation anale na relation sexuelle bicale mu kanwa aho se ni sodomi ni icyacu ubusambanyi cya 26 cyakorerwa gisodome hari igomora ni sodomo haje kurimburwa Imana ihamanurira umuriro haratwikwa ariko kuko hari indahiro ko igihe cy'umunsi w'amateka abantu batazarimbuzwa amazi bazarimbuzwa umuriro ni nk'uw'isodome harimbujwe n'amazuko umuriro w'itanura niyo warimbuye Sodomu ukoreye icyaha cya sodomi nuvuga ngo ni abantu bararikira bagenzi babo mu kibuno cyangwa se mu kanwa 27 hari icyaha cyitwa bestialite cyanditswe mu Abalewi 18:21 kugeza 23 bestialite nuvuga ngo ni abantu bararikira amatungo ijambo ry'Imana riravuga ngo umugabo ntakararikira itungo hariya mu Balewi 18 reka turi uko avuga Abalewi 18 aratubwira ngo umurongo wa 21 haravuga hati ntugatange uwo mu rubyaro rwawe ngo umutambire mureki kandi ntukasuzuguze izina ry'Imana yawe ndi Uwiteka ntugatinge abagabo ni ikizira ntukaryamane n'itungo ryose cyangwa n'inyamaswa yose ngo uciyandurishe kandi he kugira umugore cyangwa umukobwa uhagarara imbere y'itungo ngo aryamane naryo ibyo ni ukuvanga ibidahuye abagore kera mu gihe cyo mu isezerano rya kera abayuda bari kuva mu gihugu cya Egiputa habaye ibyaha haba n'amahano hari ibyaha n'amahano abagore bahagararaga imbere y'amatungo nuvuga ngo amatungo yari yo yose ryaba itungo ry'inka ryaba itungo ry'intama ryaba itungo ry'ihene ayo matungo abagore bakagenda bagahagarara imbere yayo bakitwa abagore babyo noneho kimwe n'abagabo bakoraga ico cyaha cyitwa bestialite bacita gutingana n'itungo byanditswe hano mu Balewi 18 umurongo wa 21 kugeza 23 iki ni icyaha gikomeye kandi Uwiteka yangurunuka bestialite abasore bakaryamana n'amatungo abakobwa b'inkumi bagahagarara imbere y'amatungo ijambo ry'Imana rivuga ngo Abisirayeli bari kuva mu Egiputa iki cyaha cyarakozwe kandi kibabaza Imana
icyatumye abisirayeli barimbukira mu butayu, bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, bakoze ibyaha bitandukanye, bakoze ibyaha birazamuka bigera ku Mana. Ahangaha nicyo bashaka kuvuga ko umugore ntagahagarara imbere y'itungo ngo aryiyandurishe, umukobwa ntagahagarara imbere y'itungo ngo aryiyandurishe, umuhungu ntakaryamane n'itungo, umugabo ntakaryamane n'itungo. Icyo ni icyaha cyitwa bestialite cyangwa zoofili. Babikoraga kera nyine mu isezerano rya kera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uko byabaga mu gihe cy'iminsi ya Nowa niko bizaba no gihe cy'umwana w'umuntu. Hari igihe icyaha kigaragara uyu munsi wa none abantu bakavuga ngo ni igitangaza. Hariya muri Afurika y'Amajepfo no mu bindi bihugu bitari bimwe by'Uburaya, abantu batangiye amahano yo gusezeranya abagabo ku bandi, bagasezeranya abagore ku bandi. Hagati y'abagabo babiri hakabaho umugabo n'umugore, hagati y'abagore babiri hakabaho umugabo n'umugore. Icyo cyaha rero biyandurishe cyitwa homosexualite ntabwo cyahoze muri Afurika, ariko cyari cyaratangiye mu Bayuda mu mwaka w'1400 mbere ya Yesu Kristo. Cyarakorwaga. Imana irimbura Sodome na Gomora ni mu gihe cya Nowa, igihe cya Loti, hari igihe cya kera cyane. Ariko ijambo ry'Imana muri Luka 17:26 haravuga ngo uko byari biri mu minsi ya Nowa ngo niko bizongera kuba mu gihe cy'umwana w'umuntu, kuko ngo icyo gihe bararyaga, baranywaga, bararongoranaga, bakoraga ibitandukanye, ariko bakingizamo n'ikintu cy'amahano cyitwa sodomi, bakinjiramo ikintu cyitwa homosexualite, bakinjiramo ikintu cyitwa lesbianisme. Ibyo byose bashiraga mu buzima bw'abantu, bihimbwe n'imitima y'abantu, bihimbwe n'ibitekerezo by'abantu. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo kwibwira kose imitima y'abitekereza kwari kubi iteka ryose, byatumye Imana ifatwa n'uburakari, maze uburakari burakongezwa, ahitamo kurimbura isi. Nuko hari amahano menshi. Ahangaha rero kirazira kugira ngo umugore yiyandurishe itungo, kirazira kugira ngo umugabo yiyandurishe itungo, kirazira kugira ngo umukobwa yiyandurishe itungo, kirazira kugira ngo umusore yiyandurishe itungo. Bacita icyaha cya bestialite. Ni icyaha cya 27 cya 17. Ni ukuvuga ngo hariya 15, 16 hariya usomye icyaha cya 10 cy'ubugambanyi, ni uvuga ngo 11 ni ukwifuza umugore wa mugenzi wawe, 12 ni ugusambana nyakuri, 13 ni uguheheta, 14 ni ubutinganyi bw'abagabo n'abagore ubwabo, homosexualite na lesbianisme. Noneho 15 ni ukwikinisha, 16 ni sodomi, 17 ni bestialite. Ahangaha abari 18 birahari. Hakaba noneho n'icyaha cyitwa pedofili. Pedofili bituruka mu nzira yitwa aberration sexuelle. Abantu bakagira ubuyobe mu mibonano yabo mpuzabitsina, bikagera igihe abagabo bandura mu bitekerezo, bakararikira abana kandi bafite abo bangana nabo. Bari abagabo bararikira abana bikomoka ku ndwara yitwa pedofili. Pedofili ni indwara ifata abagabo bakararikira abana. Pedofili ni indwara ifata abagore bakararikira abana. Bija biba kenshi mu mahanga, mu bihugu by'abazungu, abagabo bakararikira abana, abagore bakararikira abana. Iyo ndwara irabafata mu buryo bw'inzira ya aberration sexuelle, bigatuma ayo mahano akorwa muri sosiyete, mu miryango ikomeye, ndetse no muri za kampani zitandukanye. Iyo ndwara yitwa pedofili ifata abagabo bakuze, ikabakuramo irari ry'abagore, ikabashiramo irari ry'abana. Ni indwara yazanwe n'amahano byakozwe mu banyamahanga cyane, mu bihugu byo hanze. N'abagore bakuze bakananirwa kurarikira abagabo, ahubwo bakararikira abana. Iyo ndwara bayita pedofili. Iba mu bihugu by'amahanga, n'abantu bateye imbere bagira iyo ndwara yitwa pedofili. Bivuye ku ijambo pedagogy. Pedagogy ni ukurera abana, ariko pedofili ni ugukunda abana. Wa mwuka mubi, umwuka w'abadayimoni ufata abantu bakananirwa kurarikira abo bangana, bakararikira abana, bawita pedofili. Ahangaha rero nyuma ya pedofili, icyaha cya 18, 19 cyitwa insemination artificielle.
insemination artificielle biba ryari? Iyo umugore akora mu kindi gihugu n'umugabo akora mu kindi gihugu ariko bagashaka gukomeza urubyaro, icyo gihe bahererekanya intanga zabo. Umugabo ukora mu Bubiligi afite umugore ukora mu Rwanda, icyo gihe rero akamwoherereza intanga. Ibi ngibi ntabwo byemewe imbere y'amaso y'Uwiteka. Aho byemerwa ni igihe umugabo yaba afite uburwayi akaba atashobora gutera inda, nuvuga ngo afite uburwayi bwatuma adashobora gutera inda. Noneho rero icyo gihe abaganga babimufashamo bagakora ikintu cyitwa shiririje, bakamubaga. Operasiyo ituma bapreleva intanga z'umugabo, bo bonyine bakazitwerera umugore. Icyo gihe agasama atari gusama, iyo aryamana n'umugabo we abaganga bakabimufashamo. Icyo ngicyo Imana iracemera, uko gupreleva intanga z'abagabo bakazishyira ku mugore ushobora kubyara, ariko umugabo adafite ubushobozi bwo gutera inda mu mibonano mpuzabitsina. Icyo gihe abaganga bakamufasha, yashobora kubyara ntibinduke icyaha ku Mana, kuko ari uburwayi. Ni icyaha cyakozwe ariko mu nzira yo kuvura. Ubwo ni ukuvuga ngo bari kuvura. Iyo ari ukuvura hari za exception Imana yemera. Iyo ari ikintu cy'umuti, Imana yemera n'ikitakagombye kwemerwa ku bantu bazima. Ariko umugabo muzima kubera akora kure, kubera ari kure y'umugore we, kubera bari mu turere dutandukanye, bagakorana amwohereza intanga badahuye ariko ari bazima batarwaye, Imana ntabwo ibyishimira. Ahangaha rero icya 20 ni umugabo wundi ngo atera inda umugore wundi ku bwumvikane bw'imiryango. Ni ukuvuga ngo umugore arabyara, umugabo ntabyara. Wa mugabo akagenda kumvikana n'undi mugabo, wa mugabo akaza kumuterera umugore inda, umugore abizi n'umugabo abizi babyumvikanyeho. Icyo nacyo ni icyaha cy'ubusambanyi. Icyo ni icyaha cy'ubusambanyi, ntabwo kiri muri insemination artificielle, ahubwo ni ubusambanyi bweruye nyakuri. Hari icya 20 na cya 21 ni ukugura intanga z'undi mugabo. Icyaha cya 21 cy'ubusambanyi, kugura intanga z'undi mugabo. Umugore arabyara, umugabo ntabwo abyara, ariko bakabona ko bakeneye umwana. Hari ahantu mu bihugu byateye imbere by'abazungu rero baje bapreleva intanga z'abagabo bakazibika, bakandikaho amazina yabo, bakazishyira muri za flako. Icyo gihe umugore n'umugabo babifuza umwana bakajyaho bafite amafaranga, noneho bakabereka amafoto y'aba bantu ari ku macupa arimo intanga zabo. Icyo gihe abifuza umwana barababwira bati, murebe aya mafoto yose ari kubisika, murebe mushaka kubyara umwana usa nande. Noneho iyo mwahisemo umwe muri bo, umugabo mwifuza kubyara umwana usa nawe, icyo gihe barazibagurisha bakurikije igiciro cy'ibyo mwifuza. Aho ngaho rero ni icyaha cy'ubusambanyi, nabyo biri mu rwego rwa insemination artificielle. Ni umugore ubyara akagira umugabo utabyara, ariko babifuza umwana bakagura intanga z'undi mugabo. Ibihugu byateye imbere birabibakorera, bakazibagurisha, bakabibakorera. Wa mugore agatwita, wa mwana akitirirwa wa mugabo na wa mugore, nubwo wa mugabo atabyara. Icyo nacyo Imana iracyanga, kugura intanga z'undi mugabo. 22 rero ahangaha bita kumena hasi. Ubwo ni icyaha cya 12 ku busambanyi, kikaba icyaha cya 22 mu rutonde rw'ibyaha byose. Ahangaha kumena hasi, dusomye Itangiriro igice cya 38 umurongo waho wa mbere turageza ku wa 10. Aravuga hati, muri iyo minsi Yuda ava muri bene se aramanuka acumbika mu Banyaduramu ku Munyaduramu witwaga Hira. Yuda abonayo umukobwa wa Shuwa Umunyakanani, aramujyana aramurongora, asama inda abyara umuhungu amwita Eri. Yongera gusama indi nda ayibyaramo umuhungu amwita Onani. Yongera kubyara undi muhungu amwita Shera. Ni ukuvuga ngo umwana w'imfura yitwaga Eri, umwana wa kabiri yitwaga Onani. Yongera kubyara undi muhungu wa gatatu witwa Shera.
Yuda ubwo yamubyaraga yari Kezibu. Yuda asabira imfura ye Eri umukobwa witwa Tamari. Eri imfura ya Yuda yari umunyabyaha mu maso y'Uwiteka, aramwica. Ntabwo Imana yica, ahubwo yishwe n'ibyaha bye. Ni ukuvuga ngo hariya kuvuga ngo Imana iramwica ntabwo bisobanura ko Imana yica, ahubwo bisobanura ko Imana itegeka urupfu. Abantu mwamwe bisobanura nabi ati muje munatinya Imana irica. Imana ntiyica, Imana ni urukundo. Ariko iyo umuntu akoze ibyaha, Imana ishobora kumuhana mu maboko y'ibibi by'ibyo yakoze, akazira ibyaha yakoze ku bw'ingaruka y'icaha, kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Buriya busambanyi rero bwo kumena hasi bakoze icyaha, hariya Eri yari imfura ku bw'ibyaha arapfa. Ariko hari ijambo ry'Imana ravuga ngo Yuda asabira imfura ye Eri umukobwa witwa Tamari. Eri imfura ya Yuda yari umunyabyaha mu maso y'Uwiteka, aramwica. Bisobanura ngo Imana itegeka urupfu ariko ntiyica. Yuda abwira Onani ati hungura mukamwene so nk'uko bikwiriye umugabo wabo, ucikure mwene so. Onani amenya yuko umwana atazaba uwe, nuko aryamanye na mukamwene se ashira intanga hasi kugira ngo adacikura mwene se. Ahangaha ico yakoze ico cari kibi mu maso y'Uwiteka, nawe aramwica. Maze Yuda abwira Tamari umukazana we ati guma mu nzu ya so, uri umupfakazi ugeze aho umwana wanjye Shera azakurira. Kuko yibwiraga ati nawe ye gupfa nka bene se. Tamari aragenda aguma mu nzu ya se. Ahangaha havuga ngo icishe Onani ni ibyaha bibiri hariya yakoze. Kiriya cyaha cya 22 mu byaha, kikaba icya 12 mu byaha by'ubusambanyi, ni icyaha cyo kumena hasi. Kiriya cyaha cyo kumena hasi ntabwo Imana ikishimira. Abantu benshi bagikoresha mu gihe cyo kuboneza urubyaro, cyangwa se kuringaniza urubyaro, cyangwa se kugabanya urubyaro. Iyo ari ukuboneza urubyaro baragikoresha mu buyobe, iyo ari ukuringaniza urubyaro baragikoresha ariko mu buyobe. Noneho rero ahangaha birabujijwe kumena hasi. Onani yakoze ibyaha by'ubwoko bubiri. Yakoze icyaha cyo kumena hasi, akora n'icyaha cy'ishari. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko yamenye ko umwana uzavuka atazabuwe. Ni ukuvuga ngo umwana azitirirwa izina ry'uwakoye. Uwakoye ni Eri, ariko wabyaye ni Onani. Umwana Onani niba asa na Onani akitirirwa Eri, ni ukuvuga ngo azandikwa ku rutonde rwa Eri hamwe n'abana be. Onani agira ishari, akaja aramena hasi igihe cy'imibonano n'umugore wa Eri, ariwe mupfakazi yari yemeye ko agomba gucikura. Ntiyabihakana kare, akora icyaha cyo kumena hasi. Ahangaha ni icyaha cyitwa kumena hasi, ubusambanyi. Kumena hasi rero ni ubusambanyi, ntabwo byemerwa n'Imana. Kumena hasi bibabaza Imana. Ahangaha ijambo ry'Imana rivuga ngo uko byababaje Uwiteka, yamennye hasi kandi agira ishari ko umwana azabyara azitirirwa mukuru we. Kandi nuko kumena hasi Imana itabyishimira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nawe Imana iramwica. Bene data, mwirinde ubusambanyi, ni icyaha kibi. Ahangaha twumvise ko ari ubusambanyi bwo kwifuza, twumvise ko ari ubusambanyi bwo guca inyuma uwo mwashakanye. Ahangaha twumvise ko yaba umugabo agaca inyuma y'uwo bashakanye, abakoze icyaha kibi cy'ubusambanyi. Ariko hakaba n'icyaha cyitwa ubuhehesi, bamwe bitwaza ngo ntibagira abagabo cyangwa ntibagira abagore. Yaba umukobwa birabujijwe, yaba umugabo w'umupfakazi birabujijwe kuja gusambana udafite amasezerano. Ahangaha rero icya kane ku busambanyi ni ubutinganyi, arico bita homosexualite. Ubutinganyi bwamaze Abisirayeli mu gihe cy'isezerano rya kera. Ahangaha abagabo bagatinga abandi,
hari ico bita homosexualite, umugabo ku wundi, na lesbianisme, umugore ku wundi. Hari icaha citwa kwikinisha, hari icaha citwa sodomi, hari icaha citwa bestialite, kurarikira itungo no guhagarara imbere yaryo ngo uryiyandurishe. Hari icaha citwa pedofili, umwuka w'abadayimoni wafasha abantu bakuru ngo bararikira abana. Hariho insemination artificielle, guhererekanya intanga abantu batarwaye. Hari umugabo ugura mugenzi we ngo amuterere inda ku mugore bashakanye, ni icaha Imana yanga urunuka. Kugura intanga z'undi umugore wawe abyara, wowe utabyara umugabo, nabyo ni icaha Imana yanga urunuka. Kumena hasi ari shari kugira ngo utabyarira mugenzi wawe, cyangwa ari shari kugira ngo utabyarira undi, cyangwa ari shari no kubyara urundi, ni icaha. Iyo akiriho cyangwa iyo atakiriho nabyo ni icaha. Uko kumena hasi ro kwababaje Uwiteka, kuko yari yishwe n'ibyaha, ariko Onani yishwe n'icaco kumena hasi, ni icaha Imana yanga urunuka. Icacu ubusambanyi rero cabaye i Sodome, icacu ubusambanyi cabaye mu Bisirayeli bari kuva mu Egiputa, icacu ubusambanyi cabaye no mu banyuma yaho mu gihe ca Mose. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo umusambanyi iyo abagafashwe yaterwa amabuye. Hariya muri Yohana igice ca 8 umurongo wa mbere, ico gihe ni mu gihe c'ubuntu, bafashe umugore usambanye, bamuzanira Yesu yari yasambanye, kandi abari bamuzanye nabo bari biteguye kumutera amabuye kuko bari bafite amabuye nyine. Ariko bamuzanira Yesu. Yesu arabareba, arabitegereza, aravuga ati ni byiza koko mumuzanye, ariko ndashaka kumenya muri mwe mumuzanye utarakora icyaha kugira ngo ambere uwa mbere kumutera ibuye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo basubirayo urusorongo, bagenda umwe umwe, bagenda umwe umwe, bose babura irengero. Wa mugore wasambanye Yesu aramureba, aramwitegereza. Kwijambo ry'Imana riravuga ngo mbere yo kugira ngo babaze yandikaga hasi. Ntabwo twamenye ibyo Yesu yanditse hasi, ariko abahimbyi b'inkuru bavuga ko yandikaga urutonde rw'ibyaha abazanye uwo mugore bari bafite. None waragiye kubabaza, aravuga ngo utarakora icyaha abo wa mbere kumutera ibuye. Bagiye urusorongo, bose barashira, ntibongera kuboneka. Wa mugore asigara wenyine imbere ya Yesu. Ariko ikibazo Yesu yamubajije, ntabwo yamubajije ngo uwo mwasambanye arihe. Yarabaje ngo abari biteguye kugutera amabuye kubera basambanye barihe. Ati bagiye ntabo. Yesu aramubwira ati nanjye ntabwo nguciriyeho iteka, genda ntukongere ntugasubire. Rero umuntu wakoze icyaha icyo ari cyo cyose si ubusambanye gusa, iyo yiharya agomba kubabarirwa. Hari abantu benshi batarembeye gutanga imbabazi. Hari abantu benshi b'injiji bigishijwe nabi bagatekereza ko ari icyaha kiruta ikindi. Ntaho Bibiliya ivuga ko ari icyaha kiruta ikindi, uretse kwiyahura no gutuka umwuka wera. Ibindi bitandukanye inzira binyuramo, ariko ntabwo bitandukanye ubunini. Umwicanyi n'umusambanyi ni kimwe, umurozi n'umujura ni kimwe, uwangana n'uroga ni kimwe, uwiba n'uroga ni kimwe, uwica n'uwiba ni kimwe. Nta caha kiruta ikindi uretse kwiyahura no gutuka umwuka wera, ariko kwanga kwizera gusa nico caha bavuga ngo ni icaha cicisha. Ariko abana b'Imana, iyo umuntu yaguye mu cyaha, mu Bagalatiya igice ca 6 umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri, haravuga ngo mwene so niyadukwaho icyaha, mwewe nk'abo umwuka mumugaruze umwuka w'ubugwaneza. Abana b'Imana, abana b'umwuka, mugaruze mwene so uwo nguwo umwuka w'ubugwaneza. Hari abantu badatanga imbabazi ku cyaha cyakozwe. Wabwira uti kuki mudatanga imbabazi? Ngo caramenyekanye. Cyamenyekanye se nicyo kidakwiye kubabarirwa? Ahubwo ni abantu babitse ubugome muri bo, batagira umutima w'Imana muri bo, nibo badashobora kubabarira bagenzi babo ibyaha. Ariko muri Matayo igice ca 6 umurongo waho nuwa 14, twumva uko atubwira. Matayo 6 umurongo waho nuwa 14, twumva uko atubwira. Haravuga hati, kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so mu ijuru azabababarira namwe.
ariko nimutababarira abantu na so wo mu ijuru nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Kuko nimutababarira abantu ibyaha byabo na so wo mu ijuru ntazababarira namwe, ariko nimubabarira abantu na so nawe azababarira ibyaha byanyu. Bisobanura ngo umuntu wanga kubabarira n'Imana ntizamubabarira. Hari ijambo abantu bitwaza bavuga ngo icyo duhambiye mu isi kiba gihambiwe mu ijuru. Ntabwo abantu bigisha Imana guhambira. Icyo duhambira mu isi kikemerwa n'icyo Imana iba yahambiye mu ijuru, kuko abantu ntabwo batanga Imana kubona icyaha, ahubwo Imana niyo itanga abantu kubona icyaha. Iyo yahambiye rero n'ab'isi bagahambira, icyo gihe ni ukurimbuka kwiteka. Ariko abantu iyo bahambiye uwasabye imbabazi, ntabwo Imana ihambira umuntu wasabye imbabazi, ariko abantu bahambira uwasabye imbabazi. Iyo umuntu yasabye imbabazi ntabwo ahambirwa, ariko Imana ibohora umuntu wese wasabye imbabazi. Ariko abantu bahambira n'uwasabye imbabazi, kandi bakabyitirira Imana bavuga ngo icyo twahambiye mu isi kiba gihambiriwe mu ijuru. Uwasabye imbabazi ntahambirwa, kuko Imana itamuhambira, kandi icyo abantu bahambiye Imana itagihambiye ntabwo kiba gihambiwe. Imana rero ntabwo yigishwa n'abantu guhambira, ngo icyo duhambiriye mu isi gihambirwe mu ijuru kubera twigishije Imana guhambira. Oya, Imana ubwayo nibibona icyaha mbere kigitekerezwa mu mutima w'uwo muntu, Imana iba yakibonye. Abantu bakibona cyagiye mu bikorwa. Nizo mpamvu Imana ari ibona icyaha cy'umuntu mbere y'abandi. Iyo Imana ibonye icyaha cy'umuntu mbere y'abandi rero irahambira. Abantu bakibona bahambira, wa muntu akabona guhambirwa. Ariko kwitwaza ngo umuntu wakoze icyaha arahambirwa, yasaba n'imbabazi abantu bakavuga ngo arahambirwa, icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ni icyaha naco. Guhambira uwihannye naco ni icyaha. Umuntu wakoze icyaha kihana arigishwa, ntabwo ahambirwa, kandi Imana ntiyahambirana n'abantu bahambira uwihannye, kuko uwihannye wese Imana iramubabarira. Yesu rero yaravuze ngo abakuregaga bari hehe? Aravuga ati nanjye simbabona. Aravuga ngo nanjye singuciriyeho iteka, genda ntukongere gukora icyaha, nanjye singuciriyeho iteka. Icyo Yesu ashaka ni ukugira ngo abantu bihane bave mu byaha. Ntabwo icyo Yesu ashaka ari ukugira ngo abantu barimbuke. Imana yacu dusange. Ndakangurira bene data bari mu mahanga yose, abatuye mu bihugu bitandukanye, mutinye icyaha cy'ubusambanyi, kuko kifite amashami 12. Ayo mashami 12 rero afata abantu batandukanye mu nzira zitandukanye. Bimwe bakabyita ibyaha, abandi ntibabyita ibyaha, ariko izo mfuruka 12 cyangwa ayo mashami 12 agize icyaha cy'ubusambanyi yose arahanirwa. Byaba kwifuza umugore wa mugenzi wawe bitabyihannye birahanirwa, byaba kinyuma uwo mwashakanye birahanirwa, byaba kurarikira birahanirwa, byaba guheheta birahanirwa, byaba gutingana birahanirwa, byaba kurarikira amatungo birahanirwa, byaba guhererekanya intanga birahanirwa, byaba kurarikira abana umwuka w'abadayimoni birahanirwa, byaba kwendana mu kibuno nk'uko i Sodomu bakoraga birahanirwa, byaba kwendana mu kanwa birahanirwa, byaba kugura intanga birahanirwa, byaba noneho kumena hasi birahanirwa. Ibyo ni ibyaha by'imizi kandi bigize amashami y'ubusambanyi, nabyo bihanirwa nko gusambana gusanzwe. Imana iturinde. Aho bene data bari hose, Imana ibarinde gusambana. Si ugusambana gusa, ibarinde kwifuza abagore ba bagenzi banyu. Si ugusambana gusa, Imana ibarinde gutingana. Imana ibarinde kurarikira amatungo. Imana ibarinde kurarikira abana. Imana ibarinde kugura intanga zo guhererekanya. Imana ibarinde kumena hasi ngo muri kuringaniza cyangwa kuboneza. Hari ingamba zemewe gukoreshwa mu kuboneza urubyaro zirahari, ariko ingamba zitwa coit animal cyangwa coit interrompu, kwiyakana ntabwo byemewe. Ariko hari ingamba nziza zemewe zishobora gufasha abantu bashaka kuboneza cyangwa kuringaniza. Kugabanya rero kereka ari igihe cy'ikibazo cy'uburwayi, ntawemeye kugabanya urubyaro kereka ari igihe cy'uburwayi. Umwana arwariye mu nda, muganga agapima, ari dogiteri wabyigiye, yamara akabona ko uwo mwana ku burwayi bwe agiye kuzatuma nyina apfa, abyumvikanaho n'uwashatse uwo mugore,
bakemeranya ko iyo nda igomba kuvamo kugira ngo barokore nyina. Inda izahitana umugore bayikuramo kugira ngo wa mugore arokoke arera abandi abasigaye. Naho kugira ngo inda ihitane umwana, abana baburi barera nabo bashobora gupfa bazize wa mwana umwe. Nizo mpamvu Imana irabyemera ngo umwana urwariye mu nda kugira ngo yice nyina yavamo. Biriya byo kuvuga rero ngo umuntu watewe inda n'uwo badafitanye amasano ivemo ni icaha, ntaho byemeye gukuramo inda ngo kuko wayiguteye mudafitanye amasano. Kiriya cyaha cyo kwica umuntu, gukuramo inda kubera yafashwe ku ngufu, ni icaha ku Mana. Wafashwe ku ngufu akwiriye kubyara uwo mwana, akazaba umukozi w'igihugu, akazaba umukozi w'itorero, akazaba umuvugabutumwa, akazarengera itorero. Uwo mwana ni umuziranenge, yaba yamufashe ku ngufu ni umuziranenge, yaba bafitanye amasano uwo mwana ni umuziranenge. Keretse umwana uri mu nda afite uburwayi bushobora kuzica nyina, uwo mwana niho abantu babiganiraho kugira ngo barokore ubuzima bwa nyina bayikuremo. Icyo gihe cyo kugabanya urubyaro kubwo korokora ubugingo bw'undi muntu ari we nyina uzarera benshi, Imana irabwemera, n'ubutegetsi bw'isi bukabyemera, n'umugabo n'umugore bakabyemera. Imana idufashe, Imana itwambike imbaraga na bene data bumva ijambo ryayo kugira ngo birinde icyaha cy'ubusambanyi. Icyaha cy'ubusambanyi ni icya 11 ariko kigeze kuri 22, kiriya cyo kumena hasi 22. Ubwo ubutaha rero tuzaganira ku cyaha cya 23, kuko ubusambanyi bwonyine butwaye umubare w'ibyaha 12 kandi bitandukanye, bikorwa mu nzira zitandukanye. Imana idusange kandi ifasha bumva ijambo ryayo mu izina rya Yesu Kristo, amena. Nimero ya WhatsApp ni Pasteur Mpazibirego Pierre, WhatsApp 0786696620. Nimero ya WhatsApp mushobora kudukurikiraho ku biganiro. Turangije gusobanura icyaha cya 11 kigeze ku cyaha cya 22. Ubutaha tuzatangira kuri 23. Imana ibafashe kugira ngo mubyumve. Ni 0786696620 kuri channel ya Gusenga Everyday. Imana ibaha umugisha, murakoze, amena. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.